Burya mu mateka ya buri gihugu agirwa n'ibintu byinshi bitandukanye, ibyiza n'ibibi, ariko hakaba ibitakwibagirana na rimwe: inzara. Inzara mu isi yagiye iba icyago gikomeye, ndetse cyahitanye umubare mwinshi w'abantu mu bihe bitandukanye. Iyo uvuze inzara mu Rwanda nk'icyago, abakiri bato ntibabyumva neza, uretse ko n'abakuru batayivugaho rumwe. Icyo benshi bahurizaho ni inzara yiswe Ruzagayura, yabaye mu Rwanda ahenga mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'icyenda, igahitana abatari bakeya, abandi bagonga ibice bari batuyemo. Muri rusange mu isi hari ibihugu byakunze kwibasirwa cyane ku buryo bukomeye n'inzara, ndetse bisa naho inzara yagiye ibabera umushyitsi ugenda akagaruka mu bihe binyuranye. Umugabane w'Uburayi muri rusange wakunze kwibasirwa inshuro nyinshi n'inzara mu bice bitandukanye. Ibihugu by'Ubufaransa, Ubushinwa, Ubwongereza, Mexique biza ku isonga mu by'inzara yagiye itera ubudasiba. Muracyari kumva Inkera TV, kuri mikoro kumwe nanjye Shideo Rugamba. Ngaho mu nkude duhere ku cyago cy'inzara cyateye mu gihugu cy'Ubufaransa hagati y'umwaka wa 1859 n'umwaka wa 1860. Mu myaka ya 1859 n'umwaka wa 1860 haguye urubura rukomeye cyane rwangiza ibihingwa byose, byakurikiwe n'inzara yahitanye abatari bakeya. Nyuma yaho gatoya, mu mwaka wa 1874 kugera mu mwaka wa 1875 habaye icyorezo gikomeye. Iyo nzara yahitanye abarenga 1/3 cy'abaturage bose, abarenga miliyoni 2 bahasize ubuzima. Uyu mushyitsi utari muhire yongera gutera ya ntera igira iti imvura igwa neza nisubira. Nyuma y'imyaka 100 gusa, urubura rwongeye kugwa kuva mu mwaka wa 1924 kugera mu mwaka wa 1925 mu gihugu cyose, maze rukurikirwa n'inzara ikomeye yahitanye abasaga miliyoni 2. Uyu mushyitsi utari muhire kandi yakomeje gushyima ubushyitsi muri iki gihugu, aho mu mwaka wa 1997, mu mwaka wa 1528, mu mwaka wa 1650 ndetse no mu mwaka wa 1652 hagiye haba inzara zikomeye zagiye ziterwa n'urubura ndetse n'intambara, ariko yahitanye abantu benshi. Niyo mu mwaka wa 1697 kugeza mu mwaka wa 1694, aho yahitanye abarenga miliyoni 2,200,000. Mu mwaka w'1709 iki gihugu cyose cyongeye kwibasirwa n'inzara, yahitanye abasaga 600,000. Icyago cya nyuma cy'inzara cyabaye muri iki gihugu cyabaye mu mwaka wa 1788. Iyi nzara yatewe n'iruka ry'ikirunga cya Lakajiga. Usibye ko hari ibitabo bivuga ko yaba yaratewe n'imyuzure yatewe n'umuyaga wa El Nino. Kubera ubukana inzara yaza yadukanye, byatumye habaho impinduramatwara mu gihugu cyose cy'Ubufaransa yiswe French Revolution. Aha, iby'iki cyago cy'inzara ntawavugaga birangize. Mu nkunde dusimbukiye mu gihugu cy'Ubushinwa. Ubushinwa bwagiye bwibasirwa n'inzara zikomeye mu mateka yabwo. Urugero nko mu mwaka wa 1875, iyi nzara ikaba yarakurikiwe no kwigaragambya gukomeye kw'abaturage. Iyi ni inzara ikomeye yadutse hagati y'umwaka wa 1333 n'umwaka wa 1337. Nyuma hafi y'imyaka 300, mu mwaka wa 1630 n'umwaka wa 1631, hateye indi nzara iteye ubwoba ihitana abasaga miliyoni 2. Ndetse iyi nzara niyo yatumye ingoma y'umwami Ming isenyuka mu mwaka wa 1644. Uyu mushyitsi utari muhire yakomeje gushima intebe mu gihugu cy'Ubushinwa. Bari biteze ko ari buze kuza gusezera agataha, siko byagenze. Mu mwaka wa 1810, mu mwaka wa 1811, mu mwaka wa 1846 kugeza mu mwaka wa 1849 habayeho indi nzara yahitanye abashinwa basaga miliyoni 45. Muracyari kumva Inkera TV, natwe turacyari mu gihugu cy'Ubushinwa, aho hagati y'umwaka wa 1850 n'umwaka wa 1883 habayeho amapfa n'inzara ikomeye cyane mu gihugu. Yateye intambara yashyamiranyije abari bagize ingoma ya Taiping n'abashaka kugara ingoma ya Ming. Iyi nzara ikaba yarahitanye abashinwa barenga miliyoni 60. Inzara yo mu mwaka wa 1907 kugeza mu mwaka wa 1911 yamaze imyaka 3 gusa, nayo abashinwa ntibayibagirwa ndetse n'isi muri rusange, kuko yahitanye abarenga miliyoni 25. Mu mwaka wa 1928 kugeza mu mwaka wa 1930 hongeye kwaduka indi nzara ihitana abarenga miliyoni 3 mu gihugu cy'Ubushinwa. Nyuma yaho gato, mu mwaka wa 1936 indi nzara yishe abarenga miliyoni 5 b'abashinwa. Inzara mbi abashinwa baheruka nk'uko byemezwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare mu Bushinwa, yahitanye abarenga miliyoni 15, ni yabaye mu mwaka wa 1959 igeze mu mwaka wa 1961. Uyu mushyitsi utari muhire maze asezera igihugu cy'Ubushinwa, atereka amatsembuke mu gihugu cy'Ubuhinde. Amateka agaragaza ko inzara ya mbere yazaje igihugu cy'Ubuhinde ari yabaye mu mwaka wa 2022, 2033 ndetse n'2052, aho yasize itsembye abantu bose mu ntara z'ibyaro, ariko by'umwihariko Hindustani.
indi nzara yadutse mu gihugu cy'Ubuhinde yadutse asaga mu mwaka w'igihumbi magana atatu mirongo ine na kane kugeza mu mwaka w'igihumbi magana atatu mirongo ine na gatanu, ihitana abatari bake. Mu myaka y'igihumbi magana atatu mirongo icyenda na gatandatu kugeza mu mwaka w'igihumbi magana ane na karindwi hateye inzara bise Durgadevi. Iyi nayo y'Abahinde bayibutse bakuka imitima. Mu myaka yakurikiyeho aho mu mwaka w'igihumbi magana atandatu mirongo itandatu na rimwe kugeza mu mwaka w'igihumbi magana atandatu mirongo itandatu n'icyenda habayeho inzara zahitanye benshi, ariko iyabaye mu mwaka w'igihumbi magana arindwi na kabiri kugeza mu mwaka w'igihumbi magana arindwi na kane mu bice bya Dekani yahitanye abasaga miliyoni imwe n'ibihumbi magana atanu. Inzara Abahinde bahora batekereza ni inzara y'i Bengali yabaye mu mwaka w'igihumbi magana arindwi mirongo irindwi aho abarenga miliyoni 15 bapfuye. Ni ukuvuga ngo umwe muri batatu icyo gihe yarapfuye. Nyuma y'imyaka mike mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo inani na gatatu hadutse inzara bise Charisa ihitana abarenga miliyoni 11. Mu mwaka w'igihumbi magana inani mirongo itandatu na gatandatu mu ntara ya Orissa hateye inzara ihitana miliyoni 1. Inzara yabaye mu mwaka w'igihumbi magana inani mirongo itandatu n'icyenda mu bice bya Rajputana yahitanye miliyoni 1 n'ibihumbi magana atanu. Nuko uyu mushyitsi rero uri muhira udatinya ibituza by'abakomando n'intebe z'abakomeye agera no mu bwami bw'Ubwongereza. Mu gihugu cy'Ubwongereza cyagiye kibasirwa n'inzara mu bihe bitandukanye, ariko nko mu mwaka w'igihumbi magana abiri mirongo itatu na gatanu mu mujyi w'i Londres honyine hapfuye abasaga ibihumbi magana abiri. Mu mwaka w'igihumbi magana atanu mirongo inani na gatandatu igihugu cyatewe n'inzara ikomeye bituma abayobozi bahaguruka batora amategeko arengera abakene. Inzara yakomeje kugeza haza iki gihugu aho mu mwaka w'igihumbi magana atandatu mirongo inani n'icyenda ndetse no mu mwaka w'igihumbi magana arindwi makumyabiri na karindwi aho batari bake bagiye basiga ubuzima. Aha mu nkunde dusimbukiye mu gihugu cy'Uburusiya, uyu mushyitsi utari muhira amaze kujya mu gihugu cy'Uburusiya yaraje asya cyatanditse. Mu mwaka w'igihumbi magana atandatu na rimwe ndetse no mu mwaka w'igihumbi magana atandatu na gatatu igihugu kibasiwe n'inzara yavuzaga ubuhuha kugeza ubwo abarenga miliyoni 2 bahitanywe nayo. Mu murwa mukuru honyine hapfuye abarenga ibihumbi 100. Yishe kimwe cya gatatu cy'abaturage bari batuye Godonovo ndetse na kimwe cya kabiri cy'abari batuye muri Estonia. Hagati y'umwaka w'igihumbi magana inani mirongo icyenda na rimwe n'umwaka w'igihumbi magana inani mirongo icyenda na kabiri inzara yadutse yahitanye ubuzima bw'ababarirwa hagati y'ibihumbi magana atatu mirongo ine na bitanu n'ibihumbi magana atanu. Yewe ibyo uyu mushyitsi winjira adakomanze ahubwo akinjira asakuma ibyo asanze ni birebire. Uyu mushyitsi utari muhire ndavuga inzara, amateka yafite ku isi ni maremare cyane kuko nta mugabane ahezwaho, nta n'igihugu atinjiramo cyane cyane kadasaba visa. Ahageze nta wifuza kuhasura ndetse n'abahari bashaka uburyo bahahunga. Abahanga mu by'amateka y'isi bakunze kugaragaza ko uyu mushyitsi utari muhire yakunze kwibasira cyane umugabane w'Uburayi ndetse na Aziya. Ku mugabane wa Amerika ibihugu byagiye byibasirwa cyane ni Mexique ndetse n'icyitwa USA. Uyu mushyitsi utari muhire ntabwo yatinye umugabane wacu wa Afurika. Ibihugu byakunze kwibasirwa cyane ku mugabane wa Afurika harimo Ethiopia, Misiri, Maroc, Tunisia, Cape Verde ndetse n'ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika ndetse n'icyahoze cyitwa u Rwanda, Burundi. Aha mu nkunde rero tugere ku musozo w'ikiganiro cyacu. Ubutaha tuzagaruka ku nzara zagiye zigaragara mu Rwanda harimo urukungugu, ruzagayura, rumanura imbaba ndetse n'izindi zitandukanye. Iyi yari Inkera TV, kuri mikoro mwari kumwe nanjye Jide Urugamba. Reka mbifuziza amahoro y'Imana, mukomeze mugire impagarike n'ubugingo rugira abatsindira umwavu uvuka ishyanga ndetse n'uvuka mu kirambi, mukomeze mwishyuke mu Rwanda umu. Inkera ku murwa mwiza